basabye imbabazi mu mbabarire nibagira n'umuntu ushaka kungira n'inama nganirize. Oya Jack, sorry. Nago ari ngombwa kwitura. Ntuwirira, wirira. Bibaho. Ariko pole sana. Yabikoze abikuye ku mutima. Ni intwari pe. Guhinduka n'ubutwari Jacky. Guhinduka n'ubutwari burenze uko nge nabikubwira. Noneho guca bugufu gasaba imbabazi. Ni igikorwa gikorwa n'abake. Ibyo wakoze ni igikorwa gikorwa n'abake. Niba koko abikuye ku mutima, niba nta kikwirukanse ukora ikintu kikubahisha nk'umunyarwandakazi, ahahise n'amateka ariko hazaza tuhaka. Jacky, bibaho wewe wahinduye profile, ntago ukiri uriya mu Jacky kuko urumva ntago ari urwango umuntu ubundi baravuga ngo Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. So urwango icyari kikurimo icyagaragaraga icyo gihe nico abantu bangaga, ntago bangaga wowe. Niba bari baranandoze simbizi n'ukuri kw'Imana kuko ngewe narotaga n'inzozi mbi nkarota nabi nkabyuka nkumva najya no ku muhanda nambaye ubusa. Sinzi niba bari barandoze, ntago mbizi, ariko ifoto zanjye ndabasabye umuntu uzifite azisibe kuko niyemeje guhinduka. Azafata izindi nambaye abariza posting. N'umuntu rwose byababaje umubyeyi ambabarire. Yari n'igihe tugira abajyanama babi, hari igihe tugira ibigare bibi. Banza ukora isuku mu nshuti ufite, izidafite akamaro uzisohore, izifite akamaro uzihamisha. Cyo bita gukora isuku, kubura inshuti zimbura mu maro. Ko se abanyarwanda koko si dukwiye kumuha imbabazi? Buriya mu muco nyarwanda ndetse no mu mategeko Imana igenderaho harimo kubabarira. Ariko nawe wundi usaba imbabazi akihanira kureka, ajya kubikora yakoze ibikorwa, ajya no kubireka ntatwereka ibikorwa. Niba yahindutse koko, Yesu amuha umugisha kandi tumwakiriye mu muryango w'abakijijwe cyane. Ambabarire, anyumve, amfate nk'umwana we, ambe hafi ahubwo kugira ngo ntasara, kuko depression ituma umuntu asara bigatuma umuntu akora ibintu bidakoreka. N'abanyarwanda kazi bose bamubabarire kuko n'umuntu arakosa. Kwiyubaha n'umwambaro umukobwa yambara kaberwa. Nagaruko natwe turi inzira karengane cyangwa turabera, turabantu turacumura, ariko byibuze igihe wamenye ko wacumeye cyangwa ukabona uguhanura, ujye wemera uhanwe wumva inama yaba kuruta cyangwa umuruta. Ariko u Rwanda rwacu dufite ikintu rubera rwiza kuruta ibindi byose, nuko u Rwanda rwacu rutakubona wandagaye ngo rukujugunye. Turacyafite ubuyobozi bwiza. Urumva uri tayari kuba wagira ikintu nka message utanga cyane ku wenda ku bantu bashobora kuba bari mu nzira nk'iyo wari urimo? Nje message natanga, icyambere nuko nahindutse. Ikindi cya kabiri nabwira abana bakiri batoya bari kuzamuka cyangwa abakobwa bumva nyine bakora nk'ibyo nakoraga, ndababujije. Nago binari byiza, nago ibintu bihesha abantu, nago bihesha umuntu izina ry'icyubahiro, nta nubwo bigaragara neza muri societe. Mu by'ukuri ubuzima nibwo butuma umuntu akora ibintu bidakoreka bitewe n'ubuzima anyuzemo, bitewe n'ubuzima arimo. Rero ndababwiza ukuri yuko ibintu twakora byose twajya tubikora mu buryo bwiza, binyuze mu mucyo, tukareka gukomeza kwitwa amazina atarayacu. Yewe nahinduka ko kahindutse, nta mbabazi zirenze zazaba nsabye. Ubwa mwiza, uteye neza, mwiza cyane ku kigero ntavuga. Ahindutse rero urumva nabanungutse. Nabanungutse umudiyakoni mu rusengero rwanjye. Izina wibuka mu mutwe wawe unyura ahantu cyangwa se uburi ahantu kumva bararivuze rikagukorogoshora n'ubu ngubu? Ikangorogoshora indaya. Oya, nago ndi indaya. Ndi umuntu nk'abandi, ndi umukobwa nk'abandi. Hari umuntu ushobora kuba uri hano hanze akibaza ati se Jacky, ubundi ari amafoto process ya mbere kuyifotoza, kuva kugira igitekerezo cyo kuyifotoza kuno kuyishyira ku mbuga, mu mutwe wabaga wumva umeze gute? Hari ibintu bidushuka byinshi bidushuka.